ariko n'izi nzererezi ziri hano hanze ziyemeje kuba inzererezi mu mwuka zigaruke mu rugo, zemere kuyoborwa, zemere kwiga, zemere umwuka we aziyobore, kuko Imana mu butatu butagatifu ntiyemera gukora mu kajagari. Haleluya Yesu, Mana tuje imbere yawe. Bakunzi bagusengarwa, nongeye kubasuhuza mugira amahoro y'Imana. Nitwa Rutayisire Emile, ndi umuvuga butumwa. Nejejwe n'uyu mwanya mbonyeho kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana. Mana yacu, Mana nziza, Mana ikomeye, nongeye kugushimira ko waturinze ukaba uduhaye uyu mwanya kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Reka presence bigaragare ahangaha, umwuka wera azanyobore, aze Uwiteka aba ari we ugaragara muri iri jambo kugira ngo rigire umumaro ku baryumva n'abazaryumva, riguheshe icyubahiro kandi ritunganye neza umugeni wa Kristo, ritunganye ubwoko bwawe. Ni mu izina rya Yesu dusenze kandi twizeye, amen. Kadutangiriye dusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Yesaya ibice 5 umurongo wa 18 kugera ku 23. Haravuga ngo bazabona ishyano abakururisha gukiranirwa ingeso zabo mbi nk'ukuruza umugozi, bakurura icyaha nk'ukurura umurunga w'igare, bakavuga bati ngaho natebuke agire vuba umurimo we tumenye. Bazabona ishyano abita ikibi cyiza n'abita icyiza bakacyita ikibi. Umwijima bawushyira mu cyimbo cy'umucyo n'umucyo bakawushyira mu cyimbo cy'umwijima. Ibisharira babishyira mu cyimbo cy'ibiryohereye n'ibiryohereye bakabishyira mu cyimbo cy'ibisharira. Bazabona ishyano abiyita abanyabwenge bajijutse. Bazabona ishyano abigira intwari zo kunywa inzoga, bakagira imbaraga zo guturira ibisindisha, bagatsindishiriza abakiranirwa kubw'impongano, ariko umukiranutsi bakamwima ibyo atsindiye. Nuko rero nkuko ibirimi by'umuriro bikongora ibitsinzi, kandi nkuko ubwatsi bwumye buhwama mu muriro, niko igishyitsi cyabo kizaba ikibore, n'uburabyo buzuma butumuke nk'umukungugu, kuko banze amategeko y'Uwiteka Nyiringabo, bagahinyura ijambo ry'Uwera wa Isirayeli. Danieli igice cya 4 umurongo wa 32 akatubwira ngo ariko abo mu isi bose ni nk'ubusa imbere yayo, ikora uko ishaka mu ngabo zo mu ijuru no mu bantu bo mu isi, kandi ntawe ubasha kuyikoma mu nkokora cyangwa kuyibaza ati uragira ibiki. Petero wa mbere igice cya 3 umurongo wa 24 na 25 akatubwira ngo kuko abafite imibiri bose bahwanye n'ibyatsi, ubwiza bwabo bwose bumeze nk'uburabyo bw'ibyatsi. Ibyatsi biruma, uburabyo bwabyo bugahunguka, ariko ijambo ry'Uwiteka ryo rihoraho iteka. Kandi iri ni ryo jambo ry'ubutumwa bwiza mwabwirijwe. Kuva kera Imana iyo yamanuraga ijambo rivuga ngo muzabona ishyano, nuko yabaga ishaka gukebura abantu bayo ngo bagire ibyo bavamo, birinde iryo shyano ryabagwa hejuru bagahura n'akaga. Ni nako byagendaga igihe cyose inyoko muntu yabaga yishyize hejuru, ikibagirwa ikiyihatse, igakandagira icyubahiro cy'Imana. Umuntu akigira Imana ndetse akigira n'Imana y'abandi. Imana yamwibutsaga uwo ari we ndetse ikamusubiza mu mwanya we. Ukurikije ibintu abantu barimo gukora bitanejeje Imana, byabakururira akaga ndetse gakomeye. Hari ibyo bagomba kwibutswa ndetse rimwe na rimwe bibasharirira, ariko bakawunywa, ariko bagakizwa, bagakira. None se abantu biyemeje kwimura Imana bakimuka ibigirwamana,
abantu biyemeje kwiyangiza bakangiza n'abandi, abiyemeje kwiyanga ndetse bakanga n'abandi, abantu biyemeje kwihimbaza aho guhimbaza Imana, abantu biyemeje kugarura ibyarimbuye Sodoma na Gomora bakabyimika uyu munsi bakabishyiramo n'ingufu n'uburyo bukomeye. Ibyaha biragwiriye hano hanze ndetse no mu rusengero, kandi abakagombye kubicyaha barabirebera ngo badakoma rutenderi. Ubu se abantu nk'aba ubutumwa babwirwa ni ubuhe uretse kubabwira ngo nimutabivamo muzabona ishyano? Muzabona ishyano mwebwe ababikora bagasayisha mu byaha, mwanakeburwa mukanga kubivamo, ariko muzabona ishyano namwe ababarebera bakagombye kubacyaha, ahubwo ibyo abantu bakora kandi bibi mukabihesha umugisha. Uyu munsi ijambo mbazanira avuga ngo ndabivuze muzabona ishyano. Mperutse kujya ahantu nigendera mpura n'abasore n'inkumi barimo kunywa inzoga, ariko uburyo bazinywaga nk'abiyahura. Zari nyinshi, bazinywaga nk'abarushanwa. Hasi harambitse amacupa menshi, kandi urebye uko banywaga byagaragara ko ari abantu bafite amafaranga bashobora kuba banakora cyangwa se banafite n'undi muzi wayo, ariko ukabona uburyo barimo kunywa nko kwiyahura. Ndatekereza ngo aba bantu barimo kwiyahuza inzoga gutya, nkurikije ibifaransa n'ibyongereza bavuga, nkurikije ibigerero barimo nuko bahagaze n'ikoranabuhanga bashobora kuba barabyize, aba bantu baramutse barimo abayobozi batuyobora ntibyaba ari akaga. Kandi niyo batatuyobora, nkurikije uko nababonye nuko bavuga nuko bari bahagaze, bazatuyobora. None se abantu batuyoboye gutya bari mu ngeso mbi z'ibyaha bimeze gutyo byo kwiyanga no kwiyahuza ibiyobyabwenge n'inzoga zitandukanye, ntibyaba ari akaga tuyobowe n'aba bantu. Hari abantu bavuga ngo ntacyo batinya. Umuntu utagira icyo atinya nuko nta n'ubwoba agira. Ese kutagira ubwoba bivuze yuko igiteye ubwoba cyavuyeho? Ariko nge ndababaza ngo niki cyabamaze ubwoba ku buryo umuntu yivugira ibyo yishakiye, akica akabeshya, agakora ubugome bwose, agasenga aroga, agahanura yiba abeshya asambana, umuntu akaba umuririmbyi asambana. Niki cyabamaze ubwoba gituma umuntu asenga Imana agasenga n'ibigirwamana kandi akabikorera icyarimwe, akumva ko nta n'ingaruka bizamugiraho? Uwo mubeshya muramuzi. Iyo ndeba ibintu abantu barimo gukora hano hanze, abantu bakicana, abantu bakangana, abantu aho kugira ngo bakore bagakunja amaboko biba banica, utwana duto ukabona turimo turiba. Twakagombye kwiga, twakagombye no gukora, twakagombye gushakisha ubuzima dufite imbaraga. Uribaza ngo niki cyamaza abantu ubwoba? Ese ikibahagarikiye ni igiki? Ni iki gituma nihe ngo ibahagarikiye ku buryo abantu bakora ibyaha kumva ko nta kibazo, nta ngaruka bazabona? Umuntu wenyine wavuga ko yashize ubwoba ni umuntu waba uhagarikiwe n'Imana mu byo akora, afite ijambo ryayo kandi agendera mu mugambi wayo, akamera nka wa muntu uririmba ko Yesu amugose imbere n'inyuma, ngo mwami wanjye Yesu uri ngabi nkingira, ungose imbere n'inyuma, singikangwa na Satani. Uyu niwe wenyine wavuga ko yashize ubwoba. None se munyabyaha, umukiranutsi aravuga ko yashize ubwoba, nawe ukavuga ko washize ubwoba? Niki cyakumaza ubwoba? Ko ibyo urimo ingaruka zabyo uzizi neza, niba utazizi ko ari urupfu no kuzashya na Satani iteka ryose, wowe urukingo rw'urupfu waruvanye hehe? Umukiranutsi w'Imana aravuga nawe ukavuga, sigaho. Uyu mukiranutsi niwe wenyine ufite uburenganzira bwo kuvuga ko ntabwo bafite, kandi akabivuga ashize amanga kubw'Imana imuhagarikiye.
uyu ntabwo wagira, ahubwo agira amakenga, agatinya Imana, agatinya n'icyaha. Wowe se ushyigikiwe na shitani wishingikirije iki? Satani ko arwana boshye kandi wamuboshye akira aho ngaho ntaho yagiye, Satani akaba yacireho iteka, waretse kubyina yahararutswe ugatinya Imana, ugatinya n'icyaha, ukabivamo ugakiranuka, ukikomeza ku rutare rwo Yesu ko ahandi hose ari umusenyi. Kandi nureba nabi uzahanukana na Satani, uzahimana nawe, n'ibyo wubatse byose bizasenyuka, kuko Satani agushuka, muzajyana ikuzimu kandi muzashyana. Iyo murera abantu muba mubona murera amabuye. Yesu ajya kugenda yasize atanze misiyo yo guhindura abantu bose b'isi yose, ngo abahindurire abigishwa n'abagabo kumuhamya kugera ku mpera z'isi. None se impera z'isi mwararebye musanga ari ako gatuti mwirirwa mubyiganiraho, munarwaniraho, kugera nubwo bamwe bajya mu mitsi, mu migeri no mu makofe, ndetse abantu bamwe bagahiga abandi kugira ngo babavutse ubuzima. Ibyo nibyo Yesu yabatumye. Aho mutuye, aho mugenda, aho mukorera, abanyabyaha bahari n'abantu batazi Imana bangana iki? None se niba impera z'isi zibananiye koko, munanirwa n'isibo, akagari n'umudugudu n'umurenge? Iyo muhamagara Imana, iyo musenga, ntimuba murimo gukora ubusa. Imana irabumva, impano zikabyuka mu bantu, impano zigakura zigakanguka. None se izi nzerezi ndimo kubona hano hanze ziva hehe? Inzerezi mu bahanuzi, inzerezi mu bavuga butumwa, bivugira ibyo bishakiye, bagakora uko bishakiye, bakitwara uko bishakiye. Izi nzerezi zatuzengereje hano hanze zituruka hehe? Niba koko mwarakoze umurimo uko mugomba kuwukora, mukabatoza uko mugomba kubatoza, turabizi hari abananirana, ariko izi nzerezi zituruka hehe? Nimwe mwazohereje, niko mwazireze koko? Ariko nta mugayo, kuko hari abakuze barazamuka mu mpano, ariko kubw'imbehe n'imyanya yanyu muhitamo kubatsindagira hasi no kubashyigingiza kugira ngo batagira ibyo bakoraho, batagira ibyo bakanga. Abantu bagumiye ngiyo babibikuri, baragwingira mu mwuka, bagwingira mu mikorere, kubera kushaka indamu no gucungana n'imbehe zanyu. Iby'Imana mwabihinduye imbehe, mubihindura indamu. Ndagira ngo mbabwire ngo rero abakora gutyo, bateye gutyo, ndagira ngo mbabwire ngo muzabona ishyano niba mutabihinduye. Abandi bakoze uko bashoboye, bishakamo imbaraga zibemeza, bafatanyije n'umwuka wera. Umwuka wera abafasha, abaha impano zigaragare buri muntu wese ko zakagombye gukora mu murimo w'Imana. Ariko abo ngabo nabo ntimushishikajwe nuko batera imbere, zabateza imbere, zabatunga, kandi Imana izayobaza. Kandi niba mutabikosoye muzabona ishyano. Ariko se muziga ryari? Ko Yesu ajya kugenda yasize abwiye intumwa ze ngo nizihere iwabo i Yerusalemu, zikwira isi yose, zimuvuge, zimwamamaze. Ariko nazo zigafata umutsina zikavuga ngo agakiza nta kacu, tugomba kuva i Yerusalemu. Namwe nawe ati nuko mungenje. Itotezwa riratangira, bakwira hose batabishaka, bamuvuga, bamwamamaza batabishaka, ndetse kugira ngo anabemeze yuko yakora uko ashaka, akabigenza uko ashaka, agakoresha n'uwo ashaka, ahindura Pawulo ku isi yose. Ndetse n'ubutumwa uyu munsi tuvuga, uyu munsi Pawulo niwe wabukwijije. None se wowe urinde witambika umugambi w'Imana ukumva ko wananira Imana? Itorero ni rigari, nyiraryo ni mugari, n'umurimo ni mugari. Nimureke kureba no gufata abantu nkaho ari abana, ahubwo mubategure neza bakuri isi yose, aho kurwanira mu kantu gatoya n'umudugudu kananirana cyangwa n'isi bikananirana, ahubwo muheze ku isi yose bajya kuvuga ubutumwa. Kuko hari abantu barimo kurimbuka, hari abantu bakeneye Imana, bakeneye kumva ijambo ry'Imana, kubona imbabazi z'Imana. Ariko n'izi nzererezi ziri hano hanze ziyemeje kuba inzererezi mu mwuka, zigarukiye mu rugo, zemere kuyoborwa, zemere kwiga,
zemere umwuka we aziyobore, kuko Imana mu butatu butagatifu ntiyemera gukora mu kajagari. Imana ntikorana n'ibyo. Nimwemere kuyoborwa no kuyoboka, mugira aderese aho mubarizwa, mukizwa neza, mube imfura, mutinye umugayo. Imana ikorana n'abantu kandi igakoresha abantu, abo musuzugwa n'ibyo bizabakoraho. Harya ngo mwabigize ibisirimu muri liturujia nyinshi, mugira gahunda nyinshi zima umwuka wera umwanya ngo yivugire ndetse anayobore abagira inama ko yiziye murajya hehe. Nyamara ibyo abantu bamaze iminsi baragize umucyo kandi ari umwijima, ko umucyo w'ukuri yiziye murajya he. Ahubwo aho abenshi ntibari buze kurohama no kugonga, ngo bazabona ishyano. Abita ikibi cyiza, abita icyiza nacyo bakacyita ikibi. Umwijima bakawushyira mu mwanya w'umucyo, n'umucyo bakawushyira mu mwanya w'umwijima. Ibisharira akabishyira mu mwanya w'ibiryohereye, n'ibiryohereye bakabishyira mu mwanya w'ibisharira. Bazabona ishyano abiyita abanyabwenge bajijutse, bazabona ishyano abigira intwari zo kunywa inzoga, bakagira imbaraga zo guturira ibisindisha, bagatsindishiriza abakiranirwa kubw'impongano, ariko umukiranutsi bakamwima icyo yatsindiye. Abantu bose barenganya abandi bazabona ishyano. Numvise ngo hari naho abantu bagiye binjizwa mu murimo w'ivugabutumwa n'undi yose yo mu itorero, yo mu rusengero, batanze ibiguzi, ubitanze akabona umwanya, utabitanze agasohokamo. Abo bose bakora ibyo ngibyo bazabona ishyano. Nyamara ibyo abantu bamaze iminsi bakora, Imana nayo imaze iminsi ibyitegereza, aho abantu biyemeje gukora ibyo bishakiye, umwuka wera bakamwemforma nk'aya mabaruwa bajya bandikira abantu, abandi bakavuga ngo bimenyeshejwe, aho kumugisha inama no kugira ngo abayobore. Burya se nubwo asa n'uwabihoreye, mugira ngo yarabyemeye cyangwa yarabiretse burundu, kugera nubwo abantu batinyuka kuyobora itorero rya Kristo nk'abayobora akarima kabo. Uwamenya ubwenge ni uwahindura imikorere hakiri kare. Nyama icyaba cyiza nuko abantu wakwibuka ko itorero ari irya Kristo, ko ari uhuru umurongo bakareka kwishyiraho imirongo yabo, kandi bakareka kumwitirira ibikorwa bibi, ibikorwa bidahwitse kandi agaye. Nimureke umwuka wera abayobore, ababera umurinzi n'umujyanama. Mureke kwigira inama mbi zipfuye, kuko iyi si ibihe turimo ikeneye umwuka wera kuruta ibindi bintu ibyo ari byo byose. Niba ritabaye ibyo ngibyo, isi irabereka aho ibera kaga. Ibyo abantu bagize ibikwiriye kandi itorero n'umwuka wera batabyemera, aje kubihindura yiyoborere, kandi azakorana n'abo yateguye, ndetse n'undi muntu wese wemera guhinduka. Hinduka rero, niba kandi udahindutse, irinde kugongana n'Imana, kuko ntiwahabyuka kandi ntiwava amahoro. Burya Imana yabishatse yagukaranga, ikagukaranga ipfundikiye, ukabanza ugashya neza, ikagukoresha ibyo ishaka, kuko umugambi wayo nta kijya kiwuhagarika, ica aho ishaka kandi udakeka, ngo ikora uko ushaka mu ngabo zo mu ijuru no mu bantu bo mu isi, kandi nta ubasha kuyikoma mu nkokora cyangwa kwibaza ngo uragira ibiki. Ibi ni Nebukadinezari wabivuze nyuma y'imyaka 7 avuye kurisha mu ishyamba. Yarahanwe kubera kwishyira hejuru no kwiyitirira iby'Imana n'icyubahiro cy'Imana. Imana izi buri muntu wese kuruta uko yiyizi. Izi byose, ishobora byose, ikora byose, kandi ibera hose icyarimwe. Icyo ishaka nicyo kiba, ikidashaka ntikibaho.
nta kintu na kimwe Satani yakora ngo agishobore Imana itabyemeye, kandi nta n'ikintu na kimwe cyaba ku muntu itakizi kandi itakemere ko kimugeraho. Ikindi yakoresha buri muntu uwo ari we wese na buri kintu icyo ari cyo cyose no kugeza kuri Satani, ariko icyo ishaka ikakigeraho. None se wowe nubwo wigira igitangaza ukabwirwa ngo uhinduke niwe ukanga, ndagira ngo nkumenyeshe yuko Imana yabishatse ikazi ikagushaka ikakugeraho, wayumva mu mitsi no mu nkandagiro udahindutse cyangwa ngo kujyane iyo ngiyo aho ishaka, waba utari umuntu, waba uri igitangaza cy'umuntu, utari wa muntu umeze nk'ibyatsi, cyangwa utari umuntu twabwiwe mu byo twasomye mu gitabo cya Daniyeli n'igitabo cya Petero. Hari n'abantu njya numva hano hanze bapinga Imana bagapinga n'umurimo wayo. Isengesho ryanjye ry'uyu munsi ni ukugira ngo Imana ibagenderere, ibaha agakiza, ikore ku buryo mumenya ko Imana ari ifite imbaraga zose kandi ari ifite ububasha, inafite n'ijambo rya nyuma kuri buri muntu uwo ari we wese, kandi nta muntu n'umwe ushobora kuyinanira. Harya ngo ntitukavuge ibyaha no guhana kw'Imana, ubwo se twatumamariye iki? Tubareke murimbukire mu byaha, tubareke muryame mu byaha, musinzire mu byaha, mugonere mu byaha, mugendere mu bibi, mukorere mu bibi, hanyuma tubabwire ngo ibinezeza amatwi biryohera amatwi ntibikabe, kandi natwe amaraso yanyu ntituzayabazwe. Ko mwiyemeje kuducecekesha, ese n'Imana nayo muzayicecekesha? Ko ngo niyo twavuga ibiti n'amabuye byavuga, ariko n'umuhanga uza amateka azabaze Farawo ko byamugendekeye. Ibyamwumvishije ntabwo ari abantu, ahubwo n'iby'Imana yamuteje bisa n'ibisuzuguritse, ariko byaramwumvishije kandi arumva. Imana ntica mu biti, ica mu bantu. None se ko ukurikije imyitwarire yawe mibi agasuzuguro ugira ngo Imana n'ineza yayo ndetse n'ineza y'abantu byacaye bikugeraho? Imana ubona yacaye igukoresha kandi kugirira neza niyo myitwarire yawe. Witwa umukristo, umurokore, umuhanuzi, umuvugabutumwa n'andi matitire yose n'ibindi byose, ariko imikorere yawe n'imyitwarire yawe nta bitandukaniye n'iy'abandi bapagani bose. Mu basambanyi ubamo, mu barozi ubamo, mu bajuru ubamo, mu banyamagambo ubamo, mu ndaya no mu ndyarya ubamo, mu batinganyi ubamo, mu nkozi z'ibibi zitandukanye ubamo. None se ubona ari nde wakwizera, yaba Imana cyangwa abantu, ngo akugirire neza? Warangiza ngo abantu baragutaye, Imana yarakuretse. Ni ibyawe byatumye kureka, ngo ingeso mbi zawe nizo zatumye Imana ikwima amatwi, ariko ukuboko kw'Imana ntikwaheze n'ugutwi kw'Imana ntikwaretse kukumva. None se abantu baguha akazi gute kandi uri umujura? None se ninde waguha rekomandasiyo, yaba Imana cyangwa abantu, kandi bazi neza ko ufite ingeso mbi zakunaniye, niba kohereza hano mu kazi uri buze kwiba? Hari n'abandi igihugu cyizera kikabashyira mu myanya yo gufata ibyemezo no gufasha abandi, ariko bikaba umwanya wo kugira ngo bake ruswa y'amafaranga cyangwa y'igitsina. Ndetse burya nubwo ukorana n'abana bacu, ugakorana n'abo twashakanye, ugakorana n'abavandimwe bacu, ariko burya ukorana nabo tutakwizeye, kuko dukurikije ibigufite n'ukuvugwa n'ingeso mbi zakunaniye, za ruswa zose n'urugingo rubi n'urugingo rwakunaniye uri gukoresha ibyaha, burya ntabwo tukwizera. None se abantu bakwizere bati? Bashingiye kuki? Imana n'abantu bakwizere bati? Imana rero hari n'abandi yashyize muri position mu mwanya wo kugira ngo bafashe abandi, bafashe abanyantege nkeya,
niba waranahakizwa n'abantu ariko n'Imana yabakoresha koko, Imana ikoresha abantu aho kugira ngo ufashe abanyantege nke bahora batakira Imana amanywa na nijoro, ahubwo wahisemo kuzuza inda yawe, uhitamo kubitaza urya ibyawe n'ibyabo. Ibi Imana irabyanga kandi byanga urunuka, kandi izaguhana. Niba ngombwa izagushyira ku karubanda, rubanda rukote, rubanda rugushungere. None se uratekereza ko itazabikubaza? Sigaho. Harya ngo ntitukabavuge, ngo ntitugakange rutenderi, ngo ntitugakange umudendezo wanyu. Uwuhe mudendezo? Umudendezo wo mu byaha. Umudendezo wo mu byaha ntawe ubamo. Muve mu byaha kandi ntimukadutera ubwoba bwo kubivuga no kubamagana. Ijuru rizirana n'ibyaha, rizirana n'imyanda y'ibyaha. Mureke tubivuge rero. Iki nicyo cyabakiza. Abandi Imana yabahaye impano zo mu ijambo, mu mwuka, mu buhanuzi, mu buryo butandukanye, ndetse barabifite pe, biranagaragara. Niba utabemera njyewe ndabemera, ariko bamwe bateye icyo n'iki. Ijambo ry'Imana barihinduye iryabo, ubuhanuzi babushyizemo amarangamutima yabo n'amarari yabo n'ibyo batekereza, bavuga ibyo Imana itavuze, ndetse n'icyubahiro cy'Imana barakihaye ku buryo gukoreshwa ibitangaza n'ibimenyetso. Kandi Imana mukinisha, mukayibeshyera, ndetse mukarenganya n'abantu bayo, izabahonda. Ese mvuze nabi? Ese ndabagushije? Niba unaguye n'ubundi ntiwari uhagaze. Wowe ukirimo neza, yikomezeho, fata umutsina, gundira, ikomeze ku rutare, naho ahandi hose n'umusenyi. Ninde wabwiye ko Imana ireba nk'abantu kandi ikora nk'abantu? Ko hariho abantu mwashyiraho igihe ntarengwa cyo kubaho, mukabashyiraho na bariyeri batagomba kurenga, nabo batagomba kurenga, mwaremye nde? Yesu ko yiyiziye gutabara abo bose, murajya he? Ni ryari Yesu yigeze abaha uburenganzira bwo kwimika urwango? Ko nzi ko yasize ababwiye ngo mukundane, kandi ko wanga umuvandimwe we ari umwicanyi mu bandi. Ese nkurikije urwango ugira, nkurikije ubugome ugira n'ingeso mbi ugira, harya abantu bari muri iyi kategori y'abicanyi bangana iki? Ni gute umukristo atinyuka kwanga no kugambanira undi muntu, ariko cyane cyane umuvandimwe muri Kristo Yesu akumva nta rubanza rumuriho? Urwango, uburyarya, ubugome, amagambo, ubujura, ibyo byose bibabarizwa ku dututi. Hariya abantu bahagara barimo kwigisha abandi, ndetse no mu bakristo birimo, ku buryo abapagani bibaza ngo ese bari abantu batandukanye natwe dutandukaniye hehe? Ihene n'intama zarivanze, zirisha hamwe, zigenda hamwe, ziryama hamwe, ndetse byageze aho ngaho n'ihene ziga gutamatama, intama nazo ziga guhebeba. Igihe kirageze ngo ibintu bivanguke, ihene n'intama zivangure, hanyuma bye guhebeba hamwe. Abakristo n'abatari abakristo batandukane, bavanguke. Ubuzima bugomba guhinduka, tugashyuha cyangwa tugakonja, kugira ngo Yesu ataturuka, kugira ngo tube abakristo n'abarokore n'abantu bizeye Imana kandi Imana yemera. Ihene zikajya hariya n'intama zikajya hariya, bikavanguka. Ni igihe cyo kuvangura ibintu. Ngo umunsi umwe umuntu yakoze amakosa, akora ibyaha, hanyuma ahaza abantu biyemeje kumuhana, bamukubita mu kavuyo, baramukubita, baramuzibiranya, inshyi, imigera, amakofi, inkoni, kumucira mu maso, ndetse ngo bamukubita n'ibibuno by'imbunda, kandi biyemeje kumukubita, kandi ukabona babizi neza. Arebye asanga biravangavanze, yigira inama yo kubabwira ati rero twumvikane, ubwo ibintu bivangavanze kandi nkaba mbona mwiyemeje kunkubita, nimureke bivanguke, imigeri mujya hariya, amakofi mujya hariya,
ariko menye izo nakubiswe. Ibintu biravangavanze rero no mu rusengero. Iyi ni inkuru wenda umuntu yayifata nkaho ari amashyengo, ariko ibintu biravangavanze mu rusengero. Ihene n'intama ziravangavanze, iby'Imana n'abantu biravangavanze, iby'abarozi n'iby'Imana n'iby'ibigirwamana biravangavanze. Iki ni igihe cyo kugira ngo tubivangure. Ibi bitubirekere ba nyirabyo biyemeje kubigumamo no kubisayishamo, biyemeje kuzabirimbukiramo no kuzapfana nabyo, ariko duse na Kristo, duse n'uwo Kristo ashaka. Ese waka kanya wowe wakubaza ngo usa nande? Ese usa n'igisambo, usa n'indaya, usa n'umucuraguzi, usa n'umurozi, usa nande? Urakazuyaze, urashyushye cyangwa urakonje? Ibintu ntibivanguke rero, umenye kuvangura ibintu. None se ko itorero nako idini uyobora warihinduye isoko n'iduka ry'ubucuruzi kandi ukadyitirira Imana, ukadyitirira Yesu, urabona ari byo? Ubwo se uryitirira muzi neza, uramusobanukiwe? Uyu Yesu se uryitirira, uribuka ibyo yakoreye abantu yasanze barimo gucururiza mu nzu ya se, ibyo yabakoreye? Impano n'ibitangaza ukoreshwa ko wabihinduye ibyawe, icyubahiro kikaba icyawe n'amashimwe ukayiriheza, ukigira igitangaza wibagiwe ibyo Imana yakoreye Nebukadinezari n'umuhungu we kubwo kwishyira hejuru no kwitira icyubahiro cy'Imana no kwihimbaza. Ese wibuka ibyo yakoreye Herode agapfa ajoze inyo? Uribuka icyo yazize? Uzasome ibyakozwe n'intumwa igice cya 12 kuva ku murongo wa 21 kujya ku wa 23, uzamenye Herode uko byamugendekeye. Kandi ushaka kumenya ibya Nebukadinezari n'umuhungu we, uzasome igice cya 4 n'icya 5 cyo mu gitabo cya Daniyeli, uzasobanukirwa neza. Nta muntu n'umwe ugikinisha icyubahiro cy'Imana ngo abeho. Nubwo wabikoze ikakwihorera, uyu munsi ukaba ukibirimo, ariko byaba byiza uhindukiye ukicuza ukihana, kuko icyubahiro ni cy'Uwiteka wenyine, nta wundi bajya bagisangira, nta n'undi ajya byemerera. Ubishidikanya azabaza shitani uko byamugendekeye, azamubaze, kuko nibwo atuzengereza uyu munsi ariko yarahanutse kandi akora ku nsinzwi no kuminyiruru. Wowe se urinde utinyuka icyubahiro cy'Imana ukacyitirira? Waba ukomeye bwo wakomera kugera kugukomera kwa Rusiferi? Shaba gufi icyubahiro n'icy'Uwiteka. Ko uhora wikomanga ku gatuza ngo ukitera amajeki ngo uzagerayo, iby'Imana yagusanzemo n'ibyo yaguhamagariyemo wabivuyemo, warabiretse, warabisize, wahamereye imizi, witwa umukristo, witwa umugenzi ugana mu ijuru, ariko urakigaragura muri bya bindi byose yaguhamagaye. Uri umunyabyaha, uri ahantu habi, ni uyu munsi uracyabirimo wanze kubirekura, warabisize. Ubundi yakunagiremo rero n'akantu nkuko abandi bayivuga, iguha impano utigeze ugura, utigeze urangura, none wazihinduye ibiguzi. Ujya wibuka yuko Imana n'izo mpano bizirana n'ibiguzi wazishyizemo. Impano ubwazo zifitemo imbaraga zihagije zo kukuzamura no kugutunga kandi ukabaho neza, ariko zizirana n'ibiguzi, zizirana no kugurishwa. Kandi muzabona ishyano ababikora, kandi Imana izabahana. Muzabona ishyano, muhindukire mubivemo. Impano z'Imana ntizigurishwa. Cyokora icyo nemera ko zagutunga uzikoze neza, kandi Imana ihemba neza, Imana ntiyambura. Ibyagusanzemo iguha amasezerano, warabiretse ko ari habi, wari mubi, wabivuyemo. None se uzageraho gute ucicaye muri iyo myanda kandi Imana yizira? Hindukira, ureke kwibeshya no kubeshya. Niba ubirimo neza ubigumemo neza, niba uri muri Yesu ugumemo neza, kuko igihe cy'akazuyazi kigomba gushira. Nyama ibihe turimo n'ibyo tugiyemo, nimureba neza biramamara mu bunenganeza. Wizeye utizeye,
ibyo wabwiwe n'ibyo wemera, ubundi ukiryamira ukagona. None se niba nta kintu ukora, niba udashakisha kubigeraho, uyu munsi ukigonera, uratekereza yuko uzabigeraho wiryamiye ugona gutyo? Nyamara abantu benshi barashubijwe, igihe cyabo cyarageze, ariko ntibigeze babimenya, baracyategereje, baracyasinzirije. Ni nayo mpamvu abantu hano hanze birirwa basuzugura abantu basenga, basuzugura abantu b'Imana, ngo ntibakora ntibazi naho bagana. Ariko Imana burya yarabirangije, ahubwo wowe uracyari ku ruhu nka cya kirondwe. Imana yakugendeye ntiwamenye igihe wagenderewemo, uracyameze nk'Abanyayisiraheli bagitegereje umukiza wahaciye. Uyu munsi akaba hashize imyaka irenga 2000. Kwizera habamo kwihangana, habamo no gutegereza, ntabwo ari gucarabuje no kwizimya. Wahisemo kwirwanirira ubinyujije mu gukora ibyaha, ubona ibisubizo by'Imana byaca hehe? Nushaka uturemeshe, nushaka wubake byinshi, ariko igihe cyose ubivana mu bujuru, ubivana mu busambanyi, ubivana mu byaha, nta mugisha urimo, uro kubabarirwa, uruwo nta kindi urenze nturi umukristo, uri umunyabyaha uko nguko nyine, uri indaya, uri umujura, uri umwicanyi. Emera Yesu agukize, yakumeneye amaraso ku musaraba, umwemerere, naho ibindi byose ukora ni ukwigira igiti ukisetsa. Ibi mvuga si ibyo nihimbiye, kuko mfite ingero nyinshi. Ko hari umugabo nzi n'umugore, umugabo wasenyeye mugenzi we, abana n'umugore babanaga mu itorero rimwe, bakorana business, ubuyobozi bubizi, abantu babizi n'abakristo babizi, babiryanira inzara. Ariko kubera amafaranga yatangaga n'ibyo yubakaga mu rusengero, nta muntu wigeze atinyuka kubimubwira. Ahangaha rero abameze batyo muzabona ishyano, nimuhindukire mubivemo, muzabona ishyano. Mureke ibyaha, muve mu byaha, ibyo wakubaka byose ubibyubakiye mu byaha. Yesu agutegeye amaboko, arashaka kuguhindura. Hajya ngo ntitukavuga ibyaha n'abanyabyaha, ntibikavugwe, ntibigakorweho. Saba imbabazi, nicyo kigukwiriye, uve mu byaha. Nibyo wubaka ubyubake ari bizima, ubyubake birimo umugisha, bizagutunge, uzabiboneho umugisha, n'ijuru uzabibone. Naho ubundi bitabaye ibyo ngibyo, ibyo byose urimo gukora, urimo kubakira ku marira no gusengera ku miziro no ku mwanda w'ibyaha. Kandi si wowe wenyine, hindukira Yesu agukize. Hari n'ibindi hari n'abandi banyabyaha benshi yakije. Hari izindi ndaya, hari abandi bajura, hari abandi bahehesi, hari abandi bagome. Yesu yarabakijije, ntiwaba ubaye wa mbere, ntiwaba ubaye wa kabiri. Nimureke guhomera iyonkeje, nimwiyeze, muhindukirire Uwiteka Imana umuremyi w'isi n'ijuru. Harya ngo ibanga nicyo wibagiwe. None se wibagiwe ko akarenze umunwa karushya hamagara, kandi akarimi kabi gasehera gasaya? Yakobo ibice 3, igice cya 3 umurongo wa 1 kujya kwa 12, atubwira ko ururimi rutagengwa rwuzuye ubusagwe bwica. Avuga ururimi ibirwi byarwo ko rushobora kugukiza, ariko rukaba rwanakwicisha. Kuri ururimi niho haturuka gushima Imana no gushimisha Imana, ariko ni naho hajya haturuka kuvuma abantu Imana yaremye mu ishusho yayo. Ururimi rwakunyagisha mu isi no mu ijuru, ariko ururimi rwatuma unagabana mu bwami bwo mu isi no mu ijuru. Njya nimbabazwa n'abantu benshi bari buzuye impano z'ijambo, impano z'ubuhanuzi, impano z'ibitangaza, impano zitandukanye z'umwuka, ariko umunsi umwe bakavuga ibidakwiriye kubw'ururimi rwanyereye, kubwo kugira ubwenge bukeya. Wasangaga ari abantu bazi ubwenge, bafite n'ubuhanga, buzuye n'izo mpano, ariko bagushwa muri ubwo buryo, bituma rubanda rwa Satani rubota, isi ibota, ndetse ibatesha agaciro. Ariko ndababwira ngo haracyari amahirwe. Wowe waguye muri ubwo buryo, ukanyerera muri ubwo buryo, Yesu aracyagutegera amaboko. Yesu yakuvanayo. Iyo si yakugize gutyo, iyo si yakumvishije gutyo,
yibwire yuko nubwo waguye ariko Yesu yakubyutsa akaguhagurutsa kandi akaguteza imbere, ko byarangiye kuri bo, byarangiye ku isi, ariko ku Mana muracyafitanye umugambi. Kuva ugihumeka hari amahirwe yo kugira ngo ugaruke, uracyari umumaro mu maso y'Imana. Niwiringire Imana, reka kwigirira nabi, nimugaruke bwangu, Yesu abagire neza, Satani akorwe n'isoni. Mika igice cya 7 umurongo wa 8 avuga ngo, wa mwanzi wanjye we kunyishima hejuru, n'ingwa nzabyuka niricara mu mwijima, Uwiteka azambera umucyo. Imana ntireba nk'abantu kandi ntikora nk'abantu, ifite ijambo rya nyuma kuri buri muntu wese na buri kintu icyo ari cyo cyose. Iyi si ko iruhije kandi ikaba irushye, niba udafite intwaro zo kurwana nayo, urabona uzayiba muti. Petero wa mbere igice cya 3 kuva ku murongo wa 10 kujya ku wa 12 araduha intwaro ikomeye ngo, kuko byanditse ngo, ushaka kubona ubugingo no kubona iminsi myiza abuze ururimi rwe rutavuga ikibi, n'iminwa ye itavuga uburiganya, kandi azibukire ikibi akora icyiza, ashake amahoro yakurikire kugira ngo ayashyikire. Kuko amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi n'amatwi ye ari ku byo basaba, ariko igitsure cy'Uwiteka kiri ku nkozi z'ibibi. Inkozi z'ibibi nizimenye ko Uwiteka aziriho, arazirebera, ariko nubwo muri ku bandi mubagirire nabi, ariko mumenye ko Uwiteka nawe abariho. Muntu nawe urenganywa, izirike ku Uwiteka, ukomeze ku Uwiteka. Uwiteka ari kubikurwanya kandi azagutsindishiriza nta kabuza. Ese ko izi ntambara ndimo kumva hano hanze hagati y'abiyita abanyamwuka n'abiyita abanyamubiri cyangwa n'abitwa abanyamubiri, izo ntambara nizo Yesu yabasabye. Ko bamwe barimo gusuzugura abandi, ngo bamwe n'abanyamubiri, ngo abandi n'abanyamwuka, buri muntu wese akumva ko ari we akirata ubwenge bwe, undi akirata umwuka n'impano. Izo mpano muri mwebwe uwigeze atanga ikiguzi, uwigeze aziha nindi? Nta bantu muza ahangaha hanze bapfanye nazo, nta hantu ahangaha hanze muzi byayobeye kandi bari babifite. Muce bugufi cyubahiro n'icyo Uwiteka, mureke intambara zitari ngombwa. Abakorinto ba mbere igice cya 12 umurongo wa 4 kujya kwa 11 haravuga ngo, hariho impano nyinshi ariko umwuka n'umwe, kandi habaho uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana, ariko umwami n'umwe. Hariho uburyo bwinshi bwo gukora, ariko Imana ikora byose muri bose ni imwe. Umuntu wese agahabwa ibimwerekanaho umwuka, kugira ngo bose bafashwe. Ibyo mwahawe nibyo kudufasha, nibyo gufasha abakristo, nibyo gufasha abapagani barimo kurimbukira hano hanze. Ntabwo ari byo kugira ngo buri muntu yishyire hejuru asuzugure mugenzi we. Ngo buri muntu wese umuntu wese uwo mwuka akamuha umuntu umwe, uwo mwuka akamuha ijambo ry'ubwenge, undi uwo mwuka akamuha ijambo ryo kumenya, undi uwo mwuka akamuha impano yo kwizera, undi agahabwa impano yo gukiza indwara, undi agahabwa impano yo gukora ibitangaza, undi agahabwa impano yo guhanura, undi agahabwa impano yo kurobanura imyuka, undi agahabwa impano yo kuvuga mu ndimi, undi agahabwa impano yo gusobanura indimi. Hari n'ugira impano nyinshi muri we kandi ntizirwana. Niba impano zitarwana, mwebwe mu Rwanda mupfiki ku impano ntaho mwaziguze, ntaho mwaziranguye, mupfiki ku buryo abantu musuzugurana. Ariko ibyo byose uwo mwuka umwe niwe ubikorera muri bose, agabira umuntu wese uko ashaka. None se uretse kubura ubwenge, uwigira igitangaza agasuzugura abandi abikura he, abivoma he? Tumenya bike. Uwamenya ubwenge n'uwakwemera ko hari ibyo atazi akemera kwiga. Itoro ni rya Kristo, nongere mbibasubiriremo, hanyuma mwemere abayobore. Niwe munyabwenge n'umuhanga urusha abandi kandi mu buryo bwuzuye. Nimwemere abayoboze ineza ye, imbabazi ze n'urukundo rwe. Mwirinde ko yazana inkoni yo kubakutira mu nzu ya se. Mwahinduye indiri y'ubugome, guhangana, kugambana, amagambo n'ingeso mbi zose.
zitanezeza Imana, kandi ibi birahari murabizi, n'ababikora murabizi, si ngombwa ko mbatunga urutoki. Kandi ibi bibanareba n'abakozi bo mu nzu ya se, aribo ntumwa, abahanuzi, ababwiriza butumwa bwiza, abungeri, intumwa, abungeri n'abigisha, nkuko tubisanga mu Befeso igice cya 4 umurongo wa 11 kujya kwa 16. Aba bantu bahamagariwe ibi bikurikira, ibindi ntabwo ari ibyabo, ibindi nibyo biyongereyeho. Bahamagariwe kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana, gukomeza umurimo wa Kristo, kugeza tugize ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana. Ikindi bahamagariwe kugeza kudutoza, kugeza tubaye abantu bashyitse mu rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo, kuturinda kuba abana bateraganwa n'umuraba, tutajyanwa hirya no hino n'imiyaga n'imyigishirize n'uburiganya, imyigishirize mibi n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi, kugira ngo ahubwo tuvuge ukuri turi mu rukundo, duhurire muri we muri byose. Uwo ni we mutwe, ari we Kristo. Aha se mwigeze mwumva kwishyira hejuru, guhangana, gusuzugurana, kugera n'ubwo bicanga abayoboke n'abo mushinzwe n'abakristo, bikabacanga no hanze bikabacanga, n'abapagani bikabacanga? Mwigeze mubyumvamo? Ku buryo abantu basinishwa n'icyubahiro n'amashimwe byakagombye guhabwa Imana, ahubwo akaba ari bo babyiherereza bakishyira hejuru. Birashoboka ko ibi nimba kuvuga bitakuryoheye, ariko nanjye sinjye niko nahamagariwe kugira ngo njye inama n'abantu, kugira ngo ibyo babona bitanogeye Imana kandi bisenya itorero ryayo, bigasenya ubukristo, bigasenya abantu Imana yaremye, ababishoboye babikosore, ushaka kubyumva byumve, uwumva bimufasha bimufashe, ariko tudakomeje kureberera ibisenya itorero ngo bihite bityo tubiheshe umugisha, ngo abantu banatekereze yuko twese tubyumva dutyo kandi tubyemera dutyo. Biranashoboka wenda yuko uruhare rwacu rutarenga kuvuga, ariko no kuvuga nabyo nubwo byagwa mu matwi y'umuntu umwe cyangwa babiri, bakemera kwikosora, nabyo byaba ari umusanzu ukomeye. Imana ntizatuziza ko tutavuze, kandi ntizatuziza ko twakoze icyo tugomba gukora uko dushoboye. Imana iduhe ubwenge n'ubushishozi n'ishyaka ry'umurimo wayo. Igihe kirageze ngo abantu bumve ukuri rimwe na rimwe kubasharirira, kuko niko kugomba kubakiza. Igihe kirageze ngo ivuga butumwa ryongereye icyaze ijambo rihinduka inkota, icyaha kandi ikeba icyaha mu bantu, kuko abantu muri ibi bihe turimo batinyutse icyaha, bakeneka Imana mu buryo buteye isoni, buteye n'agahinda, mu buryo buteye kwibaza, mu buryo buri muntu uwo ari we wese yakagombye kubikangukira, kugira ngo abashe gucyaha icyaha kive mu bantu, kuko itorero ntirizakomera, n'iryo juru ntirizaboneka, igihugu ntikizakomera abantu bari mu byaha, basaya mu byaha. Hagomba kuba abantu bahaguruka bagacyaha icyaha, bakakivuga uko kiri, atari uko biryohereye abantu, ahubwo ari ukugira ngo abantu bakire, kuko rimwe na rimwe hari igihe abantu baterwa urushinge cyangwa bagahabwa umuti usharira, ariko bakemera bakawunywa kugira ngo babashe gukira no kubaho. Ijuru ririho kandi hariho n'ibihembo byaryo, duharanire kurigeramo, ariko ntituzarigiramo turi mu byaha, twigaragara mu byaha. Yesu niyongere ahembure umurimo we muri twe, ahembure n'itorero rye. Amen. Reka rero turangize dusenga. Ndabashimiye ko mwakurikiye izi nyigisho, iri jambo ry'Imana, kandi ndizera ko hari aho rizakora abantu kandi ari byo rizahindura. Katurangize dusenga rero. Data Mana ishobora byose, ngushimiye umwanya, ngushimiye na rino jambo. Uwiteka mvuze nk'umuntu, ariko reka Mwuka Wera uriherekeze, rugeze mu mitima y'abantu, urigeze mu itorero, ugeze mu bavuga butumwa,
urigeze no mu bapagani hanze, urigeze kuri buri muntu uwo ari we wese, kugira ngo akanguke amenye icyo umushakaho, amenye ko hari ibyo wanga kandi hari ibyo ushaka ko abantu bavamo, kugira ngo buri muntu wese yirinde ko iri jambo ngo muzabona ishyano rimugeraho kandi iryo shyano rikamugwirira rikamugeraho kandi rikamugirira nabi. Bana natwe rero utugirire neza, utwiyereke, uturwanirire, udushoboze muri byose, icyubahiro kibi cyawe uyu munsi n'iteka ryose. Amen.